nari nzi Imana ariko ntago nari mfite like personal relationship. And then ubwo ngubwo rero ngeze Hillsong ukuntu bigishije ibintu byavuzwe nyine ndafashwa bundi bushye barabaza rero ngo nyine abafashe iyo decision ni muzamura ukuboko ubwo ndazamuka here I stand before you now as long as I know how broken by the days gone by the spirit help my soul to try. Ubwo rero nkajya nkurikirana ntuze dimanche nkajya muri service zaho nkabakurikirana. Ubwo rero ntangira gutyo gake gake nkuzajya nkurikirana service hanyuma abantu bakampamagara bakansengera bakambaza aho nshaka kujya ukuntu bamfasha. Rero tuvuye muri pandemic like the first Sunday after the pandemic njyayo. Like the next Sundays twajyaga ariko nyine tukareba service nyine ya Amsterdam niho hari intuze like Zaburi ya mbere. Hello nshuti zanjye ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe ni kuri Zaburi ya mbere TV ngiye tugiye kubona muri iki kiganiro ni Sibomana Daniel n'undi mushyitsi mbazaniye. Yesu nashimwe. Amakuru ki? Ni meza. Umuntu umenya yandike muri comment ambwira icyo ashaka. Nago bamenya. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Hanyuma dushimye Imana uyu munsi iduhuje n'uyu muntu. No mu diaspora. Mbazaniye mu diaspora. Najyaga mbazanira babakecuru bari epfiriya ku gasozi. Ntabwo ujye dukurikira none. Hari agasozi twajyaga dukunda guhuriraho dusenga dushima Imana. Uyu munsi ntabwo ariko duhuriyeho. Hari ahantu henshi twajyaga duhurira mu nsengero zitandukanye. Uyu munsi ntabwo ariho duhuriye. Gusa ntimwikange ntabwo nageze i Burayi. Ahubwo tugize amahirwe uyu munsi dusuwe n'umudiaspora kuri Zaburi ya mbere TV. Yarambwiye ati nkurikira ibiganiro byanyu. Njya nkunda gukurikira ibiganiro byanyu atari ku uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tumuhaye ikaze. Uratangira wibwira abantu bagukurikiye. Wenda harimo abakuzi n'abatakuzi. Njyewe nitwa Benita. Mfite imyaka 23 ndenda kujya 24. Nkaba mba muri Belgique. Ndi umunyeshuri niga International Corporate Law. Welcome in Rwanda. Thank you. Hanyuma mu Rwanda uhamaze iminsi ngahe wageze ryari? Mpamaze iminsi 4 naje ku cyumweru donc umunsi turi kwa 4 donc iminsi 4. Ikirere kimeze gite muri rusange? Hameze neza, harashyushye. Kandi wanjye ni mu bukonje. Iwacu harakonje ubu ngubu twahavuye twambaye amakote tugeze ku kibuga ubushyuhe buratwica hashyushye cyane. Tubwira ikindi kintu wumvishe ukigera ku kibuga. Cyane byari izuba no kumva abantu bavuga ikinyarwanda ariko bakakivuga neza. Nta accent bashyizemo y'igifaransa. Nabyo kubona utwana duto tuvuga ikinyarwanda. Nyine hari umwuka mwiza. Aho ngaho ujombye niho nashaka. Hari umwuka mwiza uteye ubwoba hari akayaga keza harashyushye ntabwo ari cyane. Nagiye ngira amahirwe yo gutarabukira mu bindi bihugu ariko umwuka waho giye ukangora ukananira bye. Nkongera guhumeka ngeze mu Rwanda kubeshya. Wangeze ku mupaka cyane muri bihugu bya Afurika. Ariko ngera ku mupaka nkumva nibwo mbonye akayaga keza nkumva ikirere kirafungutse. Sinzi n'abavuye i Burayi ariko bibagenda. Ako nuko ko twebwe hari hakonje ariko nyine iyo hashyushye haba hashyushye cyane nta muyaga urimo. Nko kuba wumva gusa nyine nawe ubwawe utabasha guhumeka neza ariko ahangaha harashyuha hakazamo n'akayaga ukumva nyine ni fresh. Twihute mbere yuko dukomeza ikiganiro wenda reka tubanze dushima Imana wadusengera. Ndasenga mu Cyongereza.
Dear Heavenly Father, thank you for who you are. Thank you for your goodness and your kindness, Lord. Thank you, Father, because you have enabled me to be here right now, Father. After such a long period of time, you have brought me here back again. I'm so glad, Father God. I pray, Lord, for this discussion that we're going to have. I pray that you may bless it, Father God, that you give us the wisdom to share your word across the platform, and that the people who get to listen to us, Lord Jesus, and watch this video, Father God, they will feel your holy presence and they get to know you, Lord. It's in your name that I've prayed. Amen. 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 Ntabwo ndi usobanure isengesho. Umwuka abasobanurire. Turagushimiye. Turakwishimiye kuri Zaburi ya Mbere TV. Hanyuma mu myaka myinshi cyane yashize giye nibwo ndaguherukaga. Ukiri umwana. Ukiri umwana hano ku Bucaci urahibuka? Uza kugira amahirwe ugera Europe. Uriga uri mu ishuri wiga makanga yaryo ndi muri first year of masters ya nyuma niyo kuba dufite imyaka 2 ya masters so ndi mu wa mbere I'll be done muri June 2025 good hanyuma umurimo w'Imana reka tubeho tudugaho abantu niko bavuga tudoje kwijambo umurimo w'Imana ukigerayo usanze uhagaze ute nkigerayo cyo kwako nyine nkivinaha nari nkiri ubwo hari nko muhe mwaka nimba ubyibuka twahavuye nko muri 2012 aho ngaho nyine nari imyaka 11 irashize hafi 12 kwako ntabwo twaherukaga twaherukaga muri 2011 ubwo rero like mpagera nyine kwako twaciye i Bugande kandi ni Bugande twagira ahantu twasengeraga bari bafite ntuze ukuntu ba like they told the children to pray n'ibyo byose so faith wise byari bimeze sawa ariko nyine kugera tugeze aho kuri eglise yo twasengeye bwa mbere byagiye bigabanyuka gake kubera yuko ntabwo twari dufite ntabwo nemamenyereye kandi nabwo ntabwo twari dufite nk'abantu bakuriye abana bagenda babareba babakurikira cyane y'amashuri y'inaha tubona ya Sunday school yarahari ko nyine Sunday school zari cyane muragenda wenda bakigisha nko gusenga cyangwa mukaremba nk'akarembo ariko cyane ubugiye juste kureba inshuti zawe kandi niyo ufite 12 13 ntabwo ubukijya muri Sunday school mu cyiciro cy'abakuru batujyanaga kumva nyine message abantu bakuru ukajya bikakurambira kwa kwira umwana ntago iyo umuntu avuze nk'isaha nk'ebyiri uba wumva nyine ubirambiwe gusa wakigendera ugatuma ijambo ryumva ariko nyine nturyumve neza ubwo rero ako nkigerayo nko muri 2014-2015 ndabatizwa nageze aho ngaho ndabatizwa mu mazi magari bimeze neza ariko nahoze mu rusengero naho nkajya njyana na ba mama na papa nagumyeyo pe ako nyine bigeze nko muri 2019 nibwo navuga yuko nagize nyine like personal relationship with God kwako kera nyine nageze aho nkajya njya ku rusengero ko yako mama ambwira ngo tujyeyo nubwo nakoraga ibintu bya drama team I was leading it ariko nyine bizamo ibintu bya frustration byinshi cyane rero ngeraho aho ngaho nabyo nkumva ntago nkibikunze numva ntago ariho Imana iri gushaka ko ngana hanyuma rero ndangije ngeze aho ngaho mbivamo and then in 2019 natangiye university kuvuga ntago byari umuhamagaro wawe ntago byari umuhamagaro wanjye kandi ndabizi ko Imana yari yarampamagaye ku bindi bintu bijyanye n'ibintu nyine by'umuziki ariko nyine bitari muri drama team byo kubyina ubwo rero bigeze muri 2019 njya kwibana nyine ngiye muri university njya mu wundi mujyi I went to Brussels aho ngaho rero umwaka wa mbere nko mu mezi 6 ya mbere nkigera kuri university nyine najyaga ntaha nyine buri weekend nkajya mu rugo and then nkajya kuri eglise yo kwa mama ako bigeze aho ngaho njya gusura Hillsong Brussels yari hageze hamaze nk'umwaka Hillsong Brussels ubwo ni ishami rimwe bya Hillsong ubwo rero none ntangira kujyayo njyeyo inshuro imwe ndahakunda ako nyine kubera yuko mama abashaka kabana nyine baza gusengana nawe kangarura ariko ngeze aho ngaho nababwira nti ngiye hari ntago binkundira ndumva atari Imana yampamagariye gukorera
ndangije ndahava ntago utararenga aho ngaho ukigerayo aho ngaho muri Hillsong Brussels wahise winjira muri korali cyangwa byagenze bite? Oya nyine ubwa mbere nkigerayo juste nyine nagenda reba ndasenga hanyuma ndataha. At the end nyine yantoze ya the service hari ukuntu bakubaza tubyita altar call hanyuma bakakubaza niba ushaka kwemera ntuze Yesu umwami n'umukiza ni nkaho kukwatuza rero kwa ko nyine mu myaka yari ishize nubwo nari nzi Imana ariko ntago nari mfite like personal relationship and then ubwo ngubwo rero ngeze Hillsong ukuntu bigishije ibintu byavuzwe nyine ndafashwa bundi bushya barabaza rero ngo nyine abafashe iyo decision ni muzamura ukuboko ngo ndazamura ukuboko ntako kumanura oya yuko uzamuye bari uko nyine and then hari abantu nyine bafata contact zawe bakajya baguhamagara icyo gihe ntabwo nari nagahindura igize nari nkiri kwamama nyine ako ngeze aho ngaho rero tujya muri dutangira ntuze pandemic dutangiye pandemic kwa ngewe nayikoreye niga nyine nahise nsubira iwanjye ubwo rero nkajya nkurikirana ntuze dimanche nkajya muri service zaho nkabakurikirana ubwo rero ntangira gutyo gake gake nkuzajya nkurikirana service hanyuma abantu bakampamagara bakansengera bakambaza aho nshaka kujya ukuntu bamfasha rero tuvuye muri pandemic like the first Sunday after the pandemic njyayo like the next Sundays twajyaga ariko nyine tukareba service nyine ya Amsterdam niho hari ntuze like abari gahunda ukoze voilà niyo main campus yacu kuko Brussels yari kiri nshyashya so then turangije muri ibyo those weeks ndagira nvuga ko nshaka kuzajya muri korali numvaga ariho nyine nshaka nari nsanzwe ariko ndirimba no muri korali yo kuri university ngo rero ndangije nkajya nkora ama repetition ariko sindirimbe twebwe n'ibidi different uragenda ugakora repetition nko mu mezi nk'atatu cyangwa ne kandi nabwo biba ari chance nta nubwo ari chance ariko nyine bare ukuntu umutima ukumeze nibo uvuyemo waje kwako kameme Hillsong ni church izwi rero ntabwo ushobora kwemera buri muntu wese ko hari abaza juste baje gufata like fame ubwo rero bo baje nyine barabanza nawe bakareba umutima uri kubikoresha kandi bakareba nimba birimo wese voilà ko rero nyine naje nyine nkajya njyayo buri like repetition twajyaga kwa kane like every Thursday nkagenda nkarepeta for like 3 months kwa ko natangiye kujya muri repetition muri June hanyuma naje kutangira kuririmba nko muri October ngo nyine ntangira nyine service nkatangira aho ngaho nibwo natangiye kujya mu bintu by'Imana cyane kandi uvaga mbifitiyemo like ubushake ni kuva kera ariko arabikunda ariko noneho ubu ngubu byari ibindi kuko kera nyine najyagayo kuko numvaga ko ari ababyeyi banjyanyeyo ariko ubu ngubu ni ngewe wijyanayo kandi rero twebwe ukuntu bimeze ntabwo ari ukuvuga ngo wenda urabyutse at 7 am uragiye nyine ugeze kuri church itangire nka like 9 twebwe ugomba kugerayo at 7 pm which means niba utuye kure you have to wake up earlier ukaza and then tukagerayo like 7 am tugatunganya urusengero parce que it's like it's in a cinema ubwo rero tugomba guhindura cinema into a church tukabikora from 7 to like 10 hanyuma like the service starts at 10:30 ubwo nyine handika aba service ebyiri itangira 10:30 ikarangira 12 and then the other one from 12:30 to 2:30 I think no 1:30 ubwo rero nyine iyo ugiye kuregeza uhamaraga umunsi wose kandi iyo waririmbye muri service ya mbere urimba no mu ya kabiri so nyine kureba nakurikirana cyane ubwo rero nyine ni commitment iri cyane kuko ugomba kubyuka kare n'ubu ngubu noneho ntago nkiba i Brussels I moved in another city ahantu kure ya church but I still have to wake up early nkagomba kuhagerayo at 7 gusaba kugenda kare kuko iyo ndi buririmbe mbyuka nka 5 am nkitegura nkafata train nka 6:30
no pas not 6:30 6:15 nkagera nkaza kugera nyine kuri church at ntuze 7 am bigeze. Imana iguha umugisha. Abantu mudukurikiye mbibutse mbabwire ko nubwo atabivuze mu buryo burambuye turi kumwe n'umuririmbyi wo muri Hillsong. Hanyuma ugezeramo urarepese ukora ama repetition amezi 3 batujya amezi 3 umaze kwerepeta utangira baguha ikaze kuko kwakira byari bimeze bite? Byari byiza ko nyine twari dusanzwe tuzaranye kubera yuko ubwo nazaga muri rehearsals ako nyine ubona ko ari abantu bakunda Imana ndabazi icyo mbakundira je iyo umuntu abirimo niyo arimo kuririmba nimba ari ukuramya ubureba arimo wese babirimo cyane niyo bakoresha igitaramo ubureba urimo wese ibyo mu rugo yabyibagiwe cyane nuko biba bimeze niko bimeze kandi hari like the spiritual aspect nyine yo kugira ngo baba basenga bikorana vraiment ubushake ariko there is the professional aspects kwako hari ikintu nyine byayo igihe mperukira mu igirize nyine y'abanyarwanda cyangwa ako inaha ntago mbyibuka cyane ukuntu byabaga bimeze ko ntago narindi muri ya korari ariko nyine hari hakunda kuzamo wenda nk'akavuyo cyangwa akazamo ibintu bitari they don't respect time niba bavuze ngo turepete izi saha abandi buri wese akizijya ashakira ntago ari uko bimeze ni commitment ubukoze kubera ko muririmba muri equipe. So niba uvuze ngo barakubwiye ngo uzaririmba this Sunday deja tuba dufituza icyumweru tuzaririmba ntago uririmba buri cyumweru kwa ko urimbye buri cyumweru ntago nawe ubona umwanya kwicara ukumva message y'ibintu donc turagenda dusimburanwa koko harimba abantu batatu kuri stage ngo rero iyo umuntu utari serious ukaza kugira kuri repetition bizi kuririmba ukahagera wenda at 8 pm twatangiye 7 pm ntabwo bari byiza. Tudujye ku ijambo mugabo hanyuma ugezemo barakwakiriye utangiye kuririmba ubu tuvugana uri muri Afrika ntago wataye umurimo w'Imana. Oya abungu nyine banabizi nashyizeho blockouts y'ama dates yanjye ntashobora kugenda nti ariko nkisubirayo the next nzahagera Saturday and then the next week nzaririmba so ntago barabizi yuko it's something nyine nagomba gukora. None se abarokore hari akantu tujya tugira umuntu agiye gusura abandi uvuga ati ntashyo bigeze baguhamiriza ntago abenshi ntago bari babizi nyine nabwiye nk'aba leaders zanjye gusa ko ngiye ni izihe ndirimbo cyangwa ni iyihe ndirimbo igi gufasha muri Hillsong? Ni nyinshi uraturirimbira oya ntago nareremba niyo yaba kakarufuro nta kibazo nta niye muzukunda kuririmba wenda kwantonamo ntago twebwe twantonanye ntago ari nk'udukora nk'uku biri different umuntu agomba kureba kuri YouTube yabo kugira ngo amenye ukuntu bo baririmba ariko ntago ari nk'uko bagira ntibikugore wenda akaba gato cyane agatero na nka yitwa Heart of God yongiye ndagufasha ndashyiramo ikibazo. Here I stand before you now as long as I know how broken by the days gone by the spirit help my soul to try. Thank you. Reka tusa nk'abagana ku musozo ni irihe jambo rijya rigufasha reka gukomeza mu rugendo rw'umukristo n'urugendo runini cyane rurerure niko navuga kuko ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo ntago turageraho satani atabasha gutera amabuye atarasa imyambi ushobora kuvuga uti wenda akanya mpagaze mu mwanya gutya mpagaze mu mwanya n'irihe jambo rijya rigukomeza wakomereza n'abandi ubwo navuga mu cyongereza rivuge no mu kinyarwanda oya ntabwo cyane babasha ariko ni Romans 8 verse 18 the suffering that you have now is nothing compared to the glory that you will receive kubera ko nyine ubuzima ntabwo bworoshye ariko aho tuzajya like what is we expect
like what is to come to us is ubuzima ntago burangiriye hano ku isi. Voilà. Like God will give us strength, izadufasha kandi bizagenda neza. There is always light at the end of the tunnel. Kuri wowe ubuzima ubundi nk'ubwo ukomeje kubuzi ubuzima ubona ubuzima niki? Ubuzima. It's a difficult question. Kiratandukanye. It's a difficult question. None ku isi abahanga bo cyangwa abaswahili baravuga ngo tuko wapita njia ku isi turahanyura. Isi wowe isi uyibona ute? Cyane ko umaze kuvuga uti ku isi si iwacu ntabwo ari ubuzima buzarangiye. Isi uyibona uti isi ya none. Isi. Ubwo nanjye kujyana mu ya none ni ya kera reka tuvuge isi kuri wowe uyibona ute? I see like how many things are going bad. I see war, I see really like weird things. But there is death everywhere. Ariko nyine nkuko nabivugaga, there is like light at the end of the tunnel. And if you trust God with all your heart, with all your understanding, He's gonna pull you through it. No matter nyine ubuzima ubayeho, like if you have faith in God, Imana iragufasha kandi ikunda abayikunda cyane. Ikunda n'abandi, that's true. Ariko nyine iyo abayikunda cyane, if you serve God with all your heart, He's never gonna fail you. If you take projects for each one of us, and He's never gonna fail you. Baravuga ngo yakumenye ukiri mu nda ya mama wawe when you were not even made. Then if He knew you before even your mother knew you, that means He already had a plan for you. He loves you and He only has good plans for you. Good. Wowe urimo urabivuga nkabona umeze nk'umuntu ukundwa n'Imana cyane. Imana iragukunda cyane kurusha abandi. Ariko nkubwiye ibyanjye ntago wabyemera. Hanyuma hari ikintu nabonye hano ku isi, wenda sinzi nimba nawe ari kukibona. Hari ikintu Imana yanga. Niki? Mu Kinyarwanda bivye mu Kinyarwanda ntacyo. Ikintu Imana yanga gishobora kugutandukanya nayo niki? Imana ikintu yanga, si Imana yanga ikintu cyo yanga nyine nk'uwahituka ikanga nk'uwahituka nyine yanga icyaha naho nashakaga kumenya. Ntabwo ari abantu yanga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yanga icyaha ntabwo yanga umunyabyaha. Noneho icyaha ikijya kidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Icyaha iyo kiri muri wowe kinjiye mu buzima bwawe, connection yawe n'Imana ibirangiye, bisaba kongera ukamera nk'utangiye bundi bushya. Ariko ikiza nyine nuko baravuga ngo His mercy is new every day. Nuko rero like niyo waba ari umunyabyaha, as long as you come back to God, mu gihe cyose uyigarukiye Imana ihora igutegereje with open arms. So ntago mvuze ngo nyine uzajya ugenda buri wese agenda akora ibyaha ngo nyine ngo Imana ngo izamubabarira, but then just know that you're always welcome. Imana ni nk'umubyeyi wacu. Umubyeyi niwe wamukosora azajya kubwira ati garuka mwana wa. So baravuga ngo He lost the 99 kugira ngo ajye gushaka the one lost sheep. Ubwo rero niyo waba waragiye ahabi hose udashobora kumva uvuga ati wenda Imana ntabwo yambabarira, ariko Imana itandukaniye n'abantu. Umuntu ashobora kwanga kukubabarira ariko Imana yo ntabwo ishobora, kubera ko idukunda cyane. Like He sent His only one son for us. Kuba yarabikoze rero, it means like you're worth more than you can ever imagine. Rero niyo waba warakosheje, niyo waracumuye, just know that God loves you and He always comes back. Exactly. Imana iguha umugisha. Dushimye Imana iduhaye akakanya keza kugira ngo tugashe kuganira n'abari kure n'abari hafi. Uyu munsi wa none ntago bikiri ngombwa ko umuntu yicara ahantu ngo vuge ububwirije isi yose. Abazakumva bari kure n'abari hafi bose. Ariko uyu munsi kubwisezerano duhabwa n'amaraso ya Yesu, yigeze aravuga ngo
muzahabwa imbaraga muzabaga bo kumpamya umwuka wera nabamanukira muzampamya Yudaya Samariya kugera ku mpera y'isi yose. Uyu munsi urabwirije muri Afurika, urabwirije Iburayi, urabwirije ku isi yose. Imana iguhe umugisha. Hari inshuti zawe abantu bagukurikiye bari muri Afurika, bari Iburayi, wagira akantu kamwe gusa kandi babwira wenda. God loves you. I love you, and I'll see you soon. Thank you. Hanyuma ufite channel ya YouTube, negeze kuyikurikiranaho gatoya kanya gatoya. Iriya channel wayitangiye ryari, ifite ihe content? Natangiye YouTube. Uyibwire n'abantu baza gukora sabu. Muri 2021, I think. Rero it's like a lifestyle kind of YouTube. Like I do lifestyle, beauty, fashion, students, because I'm a student, obviously, encouragement for students, but most of all, it's a Christian-based YouTube channel, so you have to expect to hear God in my content. I always talk about Him, so that's that. Yitwa Benita, so Benita. Ubwo ni double BENITA. Subscribe please. Subscribe, like, share. Na comment. Voilà, and follow me on Instagram. Instagram naho ni Benita biri kuri YouTube channel yanjye yuciyeho ituyibona. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Reka dushime Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Ni wowe ukora ibyo abantu badatekereza. Urihariye wowe isakaye ubwiza nko kumurundi yabivuze. Dushimye izina ryawe kuko uyu munsi wari uwuzi. Tuganire byinshi cyane ariko wowe ibyagira abantu akamaro urabizi. Nyemerera mu izina rya Yesu Kristo rikomeye umugisha umukozi wawe kandi ukomeze kumurindira aho ari. Umwagure mu izina rya Yesu. Abaza kuri iki kiganiro bose ubahe umugisha kandi amaraso ya Yesu akomeze kudutwikira. Natwe ntaba ari twebwe ku izina rya Yesu yishyirwe hejuru. Tugushimiye umwanya mwiza wabanye natwe, gakomeza ubane natwe kandi iki kiganiro kibashe kuba cy'umugisha kuri buri wese uzagikurikira. Amaraso ya Yesu akomeze gukora imirimo n'itangaza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Amen. Amen. Zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere.